gusa nyine abatoye umuperezida ni ibingibi mwatoye ngibi biri gusohora byose. Hariho n'ibindi bigomba kuza kandi bikomeye cyane. Numva ndababaye cyane kubyo ibintu biri kuba hano muri iyi si ya Amerika. Si noneho byongeyeho ku bantu abimukira barakomerewe, navuga ko turakomerewe, abimukira turakomerewe kuko nanjye ndiwe. Green card bazihagaritse, impunzi kwa Africa green card babihagaritse, ese abantu bari kwa Africa ntuze asylum babihagaritse, ese abantu bose bapuritse green card koko babihagaritse nibyo cyangwa ntago ari byo? Igisubizo ni yego, ntago babihagaritse by'agateganyo, ntago ari burundu, ariko umuntu wari we wese waje nk'impunzi hano muri Amerika, n'umuntu uri kwa Africa asylum, n'uwundi muntu wenda tuvuge nk'abari baba bazanywe n'abagore babo n'abagabo babo hano muri Amerika bategereje green card bamaze kwa Africa, biri muri processes batarayibona. So byose ubu ngubu byabaye pause, byahagaze. Ushobora kukuyenzaho bakaba baragufasha mu muhanda, bakaba bakujyanye muri babandi bagomba kudeportinga. Ese byagenda gute? Rero ngewe inama mbagira hano nta kindi mbashakaho. Nge ndashaka yuko societe yacu igomba kuguma hamwe kandi kabahiri save. Nta kindi kingenza hano kuri social media. Hanyuma noneho ku bantu mwapuritse asylum, mukaba mutegereje asylum, namwe byahagaze, green card yanyu processes yahagaze. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza murisanga. Hello, amakuru yanyu muraho, murakomeye nkuko bisanzwe. Ni Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndubatse, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, Atlanta, niho Imana indindiye ngiye n'umuryango wanjye. Hanyuma rero mukomeze mugire ibihe byiza. Nkuko bisanzwe murabizi yuko nza hano kugira ngo hariho ibintu bishyashya ngomba kubabwira, hari ibyo ngomba kubaganiriza ku bintu bijyanye n'umuryango. Murabizi ko ari byo bintu tuza kuganira hano, ariko uyu munsi nanone nongeye kugaruka kuvuga ku bintu bijyanye na immigration. Na migration abantu benshi bari kumamagara, abantu benshi bari kumbaza ibibazo bitandukanye. Ndavuze ati reka nze nkore video, nihagira umuntu yongera kubikubaza, wowe umwohereze video, ngiye kubivugamo byose uko byagenze. Hanyuma noneho dutegereze ko Imana igomba kubigenza. Nicyo kintu ndi kuvuga cyonyine, gusa icyo nzi ko niko Imana ifite umugambi, Imana ifite impamvu biri kuba, kandi izi n'uburyo tugomba kuba twabivamo byose. Ntago nje gukora video uyu munsi, numva ndababaye cyane kubyo ibintu biri kuba hano muri iyi si ya Amerika. Si noneho byongeyeho ku bantu abimukira barakomerewe, navuga ko turakomerewe, abimukira turakomerewe kuko nanjye ndiwe. Nubwo namaze kuba umunyamerika, ariko nta kibuza ko ndi uwahandi, ntago ndi umunyamerika, ntago navukiye hano. So rero nagira umugisha wo kuba naragize ubwo bumenyi bwo kuba, kandi hari aho ngira access byoroshye, shobora kuba nakura amakuru, shobora kuba nabahereza, nubwo hariho benshi batabyishimira habe na gatoya, ariko abo ngabo ntago ngomba kubitaho. Reka nze niteho kuri babandi bishimira yuko hariho ibyo nje kubahereza kandi bigomba kububaka. So rero uyu munsi abantu benshi bari kumamagara bambaza kino kibazo, bari kumbaza ese Chantal ibintu bari kuvuga koko nibyo? Green card bazihagaritse, impunzi kwa Africa green card babihagaritse, ese abantu bari kwa Africa ntuze asylum babihagaritse, ese abantu bose bapuritse green card koko babihagaritse nibyo cyangwa ntago ari byo? Igisubizo ni yego, ntago babihagaritse by'agateganyo, ntago ari burundu, ariko umuntu wari we wese waje nk'impunzi hano muri Amerika, n'umuntu uri kwa Africa asylum,
n'uwundi muntu wenda tuvuge nk'abari baba bazanywe n'abagore babo n'abagabo babo hano muri Amerika bategereje green card bamaze kwaplika biri muri processes batarayibona. So byose ubu ngubu byabaye pause, byahagaze by'agateganyo, ariko by'agateganyo tutazi igihe bigomba kuzongera nanone bigafungurirwa. So ubwo ngubwo abantu bamaze kwaplika green card baje nk'impunzi, ubwo nabo byahagaze. Hanyuma abantu nabo bari muri gahunda yo kuvuga ngo barashaka kwaplika application, ntago bagomba kuba bakongera gufata application kugeza igihe kanaka bazababwira igihe bagomba gufatira ama application nanone, kuko aho bayohereza yaba ari amagence yakira impunzi ahayohereza ubu ngubu nibo babihagaritse. So nukuvuga ko rero na application nukuba mutegereje. Ariko ikiza cy'impunzi ni iki ngiki, wowe waje nk'impunzi urabizi yuko uza hano muri Amerika uraza bakaguhereza I-94, hanyuma hariho igipapuro kiriho amafoto ya famille yose bayita travel documents, ibiriho amafoto yose. Abantu baje nk'impunzi byo ndi kuvuga barabizi, bazi ibyo ari byo. Kiriya gipapuro igicunge cyane, kiriya gipapuro igicunge cyane, kubera ko nicyo kikwemerera ko wemerewe kuba hano muri Amerika, waba ufite green card waba ntayifite, wemerewe kuba hano muri iyi si ya Amerika, kandi wemerewe gushaka akazi, wemerewe kugira access ku bintu byose hano muri Amerika. Kiriya gipapuro mu gihe ugifite, mu gihe werekanye I-94 na social security yawe na ID, bakabyanga bakavuga yuko bakeneye yuko hariho iyo bita employment card. Iriya employment card ku bantu baje nk'impunzi ntacyo burya imaze cyane. Impamvu immigration guhereza iriya employment card iyi guhereza kugira ngo uzashobore kuba wagira gute wajya gushaka social security. Nujya gushaka social security employment card barayaka kugira ngo guhereze social security. Ariko mu gihe wamaze kubona social security ukaba ufite ibindi byangombwa byose, ntago iri employment card nta hantu hamwe ugomba kuyerekana. Waba ugiye kwaplika akazi ntugomba kwerekana iri employment card, murabizi yuko imara umwaka umwe gusa wonyine. So ubwo rero iyo uyerekanye ugiye gushaka akazi, iyo umwaka urangiye ikaba expired, niho ku kazi kwa kundi batangira bakakubuza amahoro, ariko utangira kuza ku magence twakira impunzi, hanyuma tukashobora kuba twagira gute twaguhereza igipapuro kibemeza yuko wemerewe gukora hano muri Amerika mu gihe ufite I-94 na kiriya gipapuro cyerekana cya travel document. So rero ntago ngiye kubatindira cyane, noneho mu gihe ufite ibyo ngibyo ndakwinginze, mu gihe green card yawe ikiri ntuze bikiri pose gutya, bikiri bihagaze gutya, ndagusabye ngo ntujye ahantu na hamwe, haba no mu yindi states, haba mu gihugu kindi cyangwa no mu yindi state, ntugenda ahantu hamwe, ntusohoke muri state yawe, ube muri state yawe, abari kugenda ntujye ahandi hantu, kugira ngo bataza kukwiyenzaho. Bashobora kukwiyenzaho bakaba baragufasha mu muhanda, bakaba bakujyanye muri babandi bagomba kudeportinga. Ese byagenda gute? Rero ngewe inama mbagira hano nta kindi mbashakaho. Nge ndashaka yuko societe yacu igomba kuguma hamwe kandi kabahiri save. Nta kindi kingenza hano kuri social media. Hanyuma noneho ku bantu mwapulitse asylum, mukaba mutegereje asylum, namwe byahagaze, green card yanyu processes yahagaze by'agateganyo. Namwe niba ufite akadokima byerekana yuko green card yawe iri muri processes, ako kadokima ugomba kukagumana. Niba ufite ID, niba ufite employment card, genda ni byangombwa byawe byose, nawe wirinde gusohoka muri state urimo kugira ngo utaza kugira ibibazo. Udashobora gusohoka ara hanze ugasanga baragufashe ugize ibibazo. So ubwo rero mu byukuri nta kindi kintu mfite ngomba kongeraho, nta kindi nabikoraho kindi. Turategereje nibiba nibifungurwa, ubwo wenda Imana izankorera nze noneho na good news. Maze igihe nza na bad news, ntago munyishimira, ndabizi yuko mutanyishimira. Bamwe na bamwe murabizi ko mwantutse cyane kuri video nigeze gukora ubushize, ariko mwarabibonye yuko ibyo nababwiye byasohotse. Ngewe reka mbabwire ikintu, uwo ndiwe, ngewe ndi community leader, ndi certified, narabyize,
so mba nzi icyo ndi kuvuga icyo ari cyo. Ikintu icyo ari cyo cyose nzaza hano nkababwira, uzacyakire we munyabwenge uri kunda muri uyu mwanya, ugenda ugikoreshe kandi bizakugeza kure cyane. Kubera ko njyewe ndi muri ntuze ndi muri team y'aba leaders, y'abayobozi hano muri Amerika. Akana kariko kose kabaye hano muri Amerika ndakamenya. Ninza rero nkagira icyo nkubwira hano, ntuzajye kugira ngo niki byose ngo wigira umuhanga ngo niki byose. Reka nkubwire ikintu, ntago nigira umuhanga, ahubwo hari ibyo Imana yampaye. Ahubwo wowe kubera kutumva yuko hariho umuntu ushobora kukurusha ikintu kanaka, kubera iki wumva kare wowe ugomba gutanga amakuru yawe, ugomba gutanga amakuru gusa wenyine, nta wundi muntu. Umva mbabwira ikintu, ndabakunda, nta kindi kingenza hano. Imana ikomeze kubana namwe, reka dutegereze turebe ibyo Imana igomba gukora. Gusa nyine abatoye umuperezida ni ibingibi mwatoye, ngibi biri gusohora byose. Hariho n'ibindi bigomba kuza kandi bikomeye cyane, ariko ndabizi neza ko ku bantu twizera Imana, ku bantu twizera Imana, haleluya. Reka babwire ikintu, ntago ndi kubwiriza, ariko nzi yuko ibi byose tuzabisohokamo neza. Mukomeze mugire ibihe byiza, musenge cyane, Imana ikomeze kubana n'imiryango yanyu, kandi nanjye ndabasengera. Ndabizi neza yuko ibi byose bizashira. Mwebwe mutegereze, nihaza nibavuga uko byagenze, nzazana none nongere mbabwire uko bimeze. Ngaho nidutegereze. Imana ikomeze kubampera umugisha, ndabakunda cyane. Kora subscribe niba utarayikora kuri YouTube channel yanjye, usangize n'abandi, ukore like na commentaire, biramfasha cyane. Imana ibampera umugisha. Bye bye. Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri Isanga.